ndetse na Sadati nawe numwe mu bari baje kureba uyu mukino. Hanyuma kandi mu bindi byaranze uyu mukino ngiye guhita ninjira muri uyu mukino rero. Ikipe ya Rayon Sport n'undi mutoza yari yaje afite gahunda yo gukinisha abadefenseri batatu nibo yari afite, ariko muribuka ko mbere yaho twe twavuze ko Yusu ashobora kutaza kumukinisha, niko byagenze, ariko ari ku ntebe y'abasimbura. Emery Bayisenge ntiyari ahari nyine kuko we yari afite imvune za gutangira imyitozo uyu munsi. Ikipe ya Rayon Sport iza kubona ibitego bibiri ku busa bw'ikipe ya Kiyovu Sport. Uburyo rero ikipe ya Rayon Sport yatsinzemo ibi bitego mu by'ukuri ni ibitego byo mubona ko hatigeze abaho marquage cyangwa se gukina bakore ome a ome, kuko nk'igitego cya mbere cy'ikipe ya Rayon Sport umupira wari uzamuwe na Serumogo arawushota, ariko uza kugarurwa na Rwabuhihi Aime Placide, hanyuma Tambwe ahita awushyira muri deuxième poto aho yasanze Ndikumana Asmani rwose ni free da ko nta muntu wari wakoze marquage, ahita atsinda igitego. Igitego cya kabiri ni umupira wari uvuye muri kona, abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport barimo Richard bahitamo kuhererekanya, Richard aratanga n'ubundi ajya gushakisha deuxième poto, agezeyo umupira ugeze muri surface basanga n'ubundi Ndikumana Asmani ari wenyine, kuko n'ubundi Ndikumana myugariro w'ikipe ya Kiyovu winjiye mu kibuga asimbuye nigeze akora marquage ahubwo yashatse gukurikira umupira Asmani atsinda igitego cya kabiri, gutyo birangira ari ibitego bibiri by'ikipe ya Rayon Sport ku busa bw'ikipe ya Kiyovu Sport. Rayon Sport itana amanota 3 gutyo. Impamvu mpisemo kugaruka kuri ibi bitego ni ukugira ngo duhite twinjira mu kibuga. Ikipe ya Rayon Sport bariyo duheraho. Umutoza amahitamo yagize kuri uyu mukino n'uburyo yawukinye, ko turaza kureba mu gice cya kabiri ko yaje guhindura n'uburyo bw'imikinire, nibyo byafavorije Rayon Sport kubona intsinzi yo kuri uyu wa gatandatu yanayihesheje amanota 3. Ijambo gihe nari banagiye mwese ko mutarishaka muragira ngo mvuge ni kanaka ntabwo twamenya ko iduhaye, ariko reka twinjiremo neza. Ubikoze neza nk'uko twe twabiganira hano mbere, uburyo umutoza yapanze abakinnyi n'ubundi probable yashyizemo niyo twe twavuze, wenda uretse nko kuri Pavel Nzira yahita abanzamo bitunguranye cyane ko wari umukino wa mbere akinye muri Rayon, ibaza gukina umukino wa mbere nta na match n'imwe gishuti ukinnye, ariko bigaragaza uburyo umutoza nyina mwizera itaza guhitamo banzamo, ubwo yari yagize n'umwanya wenda kumureba mu myitozo uburyo ameze. Umutoza yabigizemo ko yabisabwe, yarabisabwe ariko nawe yarabyemeye kuko ufite umuntu usabwa cyane ngo yemere, hari ubwo ushaka kumusaba ikintu ntakemere. Byari byiza kumubanzamo, hanyuma abantu bari batunguwe no kubona Bigirimana Bed atabanjemo, ariko ngira ngo umutoza yari yagize umwanya wo kumureba mu myitozo asa naho atari fit wenda bijyanye n'urugendo yari yakoze ava iwabo mu gihugu cy'u Burundi, ariko ngira ngo n'uwamusimbuye Tambo Gloire kumwegeza imbere agakina inyuma ya Rutahizamu yabikoze neza. Umuntu wenda yanavuga ko bigaragaza ko urwego yaje ariho hari improvement yabaye kuri musore Tambo Gloire, urebye mu mikino nk'itateruka ubona ko yimprovinze mu by'ukuri. Ariko kandi icyo nabonye kuri Rayon Sport nge ku munsi wo kuwa gatandatu nuko umuntu yavuga ko ifite abakinnyi b'abagabo cyane cyane ubijyanye na situation ikipe ya Rayon Sport yari irimo. Buri mufana wese yaje kuri stade asa naho yikandagira avuga ngo tugiye gutangira shampiyona, umwuka atari mwiza mu ikipe imbere, wenda hazamo n'ibyo bibazo by'abakinnyi badahari, birarane, ibyo bintu byose uko byakabaye. Umutoza afahamiye Lutfi buri ahantu atandukanye n'abandi batoza, nuko mbere yo kugutoza abanza akaba umubyeyi wawe. Buriya niko ameze. Yafashe amasaha 5 yo kuganiriza abakinnyi, umukinnyi ku mukinnyi ku giti cye, amubwira ati iyi match tugiye gukina tubanza kwitwara gutya ibintu byibagirwa. Uvuga ngo cya kintu cya Team Talk yarabaganirije pe mbere y'umukino, nta kintu yavugaga uretse kuganiriza abakinnyi, haba agomba gukinisha n'abagomba kubanza hanze, kandi akakumvisha ko nubwo utabanje mu kibuga isaha n'isaha ugomba kujyamo kandi ugatanga ibyo ugomba gutanga. Bivuze ngo Rayon Sport mentality y'abakinnyi babo n'abatoza icyo ngicyo umuntu yabanza akagishima bijyanye na situation bari barimo. Icyo ni ikintu umuntu yashima, wenda tugenda twihuta ikintu cyo kwihutisha guha amafaranga Asmani Ndikumana. Byarashobokaga cyane ko Asmani ataza gukina umukino wo kuwa gatandatu, bijyanye nuko mu aja we Aruno yari yamubwiye ko agomba kujya mu kibuga uko bamaze kubona amafaranga bituma yari yasigaye 12 ziratangwa, akora umwitozo umwe asanga abandi muri lokale abafasha kubona amanota 3. Ikintu cyo kubyihutisha bigaragaza uburyo Rayon Sport yicaye gategurira n'amacu bagomba gukina ikipe ya Kiyovu Sport, kandi ntekereza ko byabahaye umusaruro w'amanota 3. Zandani mu gutangwa kw'amafaranga niho ibanga riri muri Rayon Sport. Dora tuvuga ngo rero mushyire hamwe mbere yo kutujya mu kibuga, ariko akantu ibera komojeho kararyoshye cyane.
Ndikumana ku munsi wo kuwa kane yabwereye ati sindi bukora imyitozo ntiyanayizamo. Abandi bari bacumbitse muri Oasis yari kwa Jean Fidel mu Karumuna yanga kujyayo, baramubwira bati basi mu gihe turi gushaka amafaranga duhe passport yawe tugusabire work permit, kuko mu Rwanda uramutse udafite work permit Rwanda Premier League yavuze ko uzajya uterwa amaga, niyo yaba yarangiye uwo munsi umukino agakina atayifite agomba guterwa amaga yari umunyamahanga. Arayibima umutwe urashyuha, ubwo babibwira President Tade kuko bari bamuhaye miliyoni enye asinya, banamubwira ko shampiyona nijya gutangira bazamuha izindi enye zikaba 8, banamubwira ko izindi 8 bazazimuha mu mwaka wa kabiri, kuko ubundi rero yamuguze miliyoni 16 asinya imyaka 3. Bari bavuganye ko bamuhenye akigurwa, barazimuhaye bamubwira ko mbere ko shampiyona match ya mbere bamuhenye, izo nizo yasabaga enye gusa. Izindi 8 zari kuza muri sezo ya kabiri. Icyabaye niki, yahize amafaranga Tade ayabona ni mugoroba, abwira umukinnyi ati sanga abandi mu Karumuna aja wawe Arono bakunda kwita Rakitic, ufite abakinnyi benshi b'Abarundi niwe wazanye ba Abedi, ubundi bamwita Abedi Lokando. Okay. Buri hana birgira Imana n'izina yateretseho nyuma. Ubundi Abedi na abahungu bahari ifizi muri Kongo, n'ababyeyi babo bakomoka bakabarambutse nyine za Tanganyika bajya guhaha i Burundi. Amazina ya nyayo umuhamagaye Lokando nibwo yumva cyane, bamwita Abedi Lokando. Abedi Lokando niyo mazina. Ariko Ndikumana we akaba umurundi piri, uyo ni umurundi ntago ari umukongo. Bavuga n'ikirundi. Ukavuga indi menye se Ndikumana turamugira Igifaransa, Igiswahili n'ikirundi. Interview mu Cyongereza nyuma y'amana yakimye muri Turiki biranga ajya no muri Libya mu cyiciro cya kabiri. Noneho niki cyabaye, iya feri bamaze kuyimenya rero Rigoga ko amafaranga miliyoni enye ari buboneke, aje yaramubwira ati genda ujye mu Karumuna. Ubwo Muvunyi iyo nkuri mugeraho ku mukinnyi atarari kumwe n'abandi, ariho mbwira bareyo ko ubumwe bwanye ari ikintu gikomeye. Urabona ubu hasa n'ahacitsemo ibice ngo Muvunyi ngo Tade ngo ibiki, aba bagabo bose ni abakire bakunda Reyo. Moransaba Imana ikintu sinzi igihe nzakibonera ni ryari nabona aba bagabo bahuje bashyize hamwe, aho kugira ngo twe nka media tubacemo ibice ngo haze side ya Muvunyi haze side ya Tadeyo. Yego, kuko kuvuga ngo twirukanire Muvunyi mu ikipe Tadeyo ngo Muvunyi atwica ikipe ngo abasaza ntibabishaka, nuko utazi akamaro ka Muvunyi. Kuvuga ngo Tadeyo ngo nashoye kuyora ikipe nayivemo, nuko utazi imvune n'amafaranga atanga muri Reyo. Njye twaraganira hamwe ngo iyi sezo maze gutanga miliyoni zirenga 50 zanjye nishyuza. Muvunyi abakinnyi benshi b'abanyamahanga baje niwe bategeye, ubakeneye bombi. Mureke kumva babwira ngo mufati side amakampeni ngo aba nibo bashoboye ngo ntasho twabagira bombi kandi bagakorana neza, birashoboka. Niki rero Muvunyi yakoze, Muvunyi yahamagaye Tadeyo aramubwira ati Tadeyo hano hari sheke nayo narakwemere ko nzagura umwataka ariwe Bing Bero, birangira tutamushimye aragenda, dushaka Baleke ntiyaza, aya mafaranga nemeye y'umwataka ni isezerano nahaye abareyo, reka nishyure izo miliyoni 12 zari zisigaye Ndikumana ibye birangira. Ndikumana miliyoni 12 Muvunyi yarazitanze zisanga zazindenye, bamuhaye mbere za 16, ikibazo cye kiba kirakemutse, umuhungu ajya mu myitozo ajya mu kibuga yishimye. Ndikumana rero wabareye uyu nguyu bibazagaho, Ndikumana buriya story iratangaje. Ndikumana ubundi atangira gukina i Burundi yakinaga 3, ariko babona yifitemo ibintu byo gusatira neza. Yego, baramwimura bamujyana imbere bamushyira kuri kurari y'ubumoso, bimwe bya Gareth Bale. Yego, neza rwose, utanze urugero rwiza. Ageze kuri 11 babona ni sawa, aranatsinda aba n'umwe mu bakinnyi beza i Burundi. Noneho muri Grenoire aza kuvamo, abanza kujya kugerageza muri Turikiya. Amezi 6 ntibyakunda, asubira i Burundi ajya muri Bumamuru, ayivamo aje gusinyishwa na Kiyovu 2024. Bihurana nuko Kiyovu yari yabaninzwe na FIFA, ntibamwandikisha, ahita ajya muri Libya mu cyiciro cya kabiri. Agezeyo arakina, abakinnyi b'Abarundi benshi bakunda gukorera vacancy naha, noneho araza n'abantu noneho baba bari ajawe. Reyo rero byarangiye regira Imana, nje navuze ndikogeza match ntubanza y'Amana bavuga y'u Rwanda ijya yirirwa handi gataha i Rwanda. Ubanza uwo mugoro baratashyira baza ati Amerika tirarangiye, reze ifite umwataka bati ntawe, Imana ati reka mbaho umwataka.
ni Imana yamwizaniye umwataka aba arabonetse ku mafaranga make. Tekereza nawe amafaranga $16,000,000 imyaka 3. uyu mukinnyi bavuga yuko kalite ze afite 3 zikomeye kurusha izindi nizi. Iya mbere, aho bamushyiriye ku 9 akinisha amaguru yombi indyo imoso, bivuga ngo afite amashoti aremereye twarebe nka kofura yateye kuri Vipers asimbuye. Ni muzima pe, afite icyo bita frap, afite amashoti, afite mu maguru nyine yarakoma, afite imyitozo mu maguru. Yego. Kalite ya kabiri, afite igihagararo cyiza, ni teza basarpongo, ni jeya, arakomeye, yazamuye agapira ku ifoto bakize kuri intuza yare kuri paka yanjye imwe n'igice n'aka kada kari hasi, yifitiye 6 zibaze, yakoze umwitozo ameze nka Ibe. Ariko nawe Ibere uranunguye sirokira bijye kumakisha neza umukore ka gym ukora ipine Ibere uramvana utanze urugero nawe. So arakomeye, biramufasha gusimbuka, akaba afite icyo kintu cya resistance mu kirere. Niyo mpamvu umupira w'umutwe yatsinze wa 2 waryoheye abari. aze no guhagarara. Kalite ya 3 urayivugiye, wahita ukomerezaho. aze guhagarara igihe cyose yisanga ari animact cyane. Igitego cya mbere n'igitego cya kabiri igihe yatsinze ama free head. None njyewe ikintu nenda kubabaza ni kimwe, uyu mukino mwabonyemo ukuboko kwa Fahamia cyangwa ni kimwe mwavugaga kubu ikipe ya Rayon Sport ifite abajene bazi ikintu bashaka mu kibuga nicyo bagomba gukora? Nje navuga ko Fahamia yitondere iriya system ya 3 kuko nawe ibyo twanengaga Maniyu ntaragira abakinnyi bakwiye. Izi ni match mu gitangira, ariko kuri za Singida niyo butumwa bwamugeraho. Abana bitwa ba Paul Sindi Jesus uhengeka, basera umugo uhengeka, ukexpose impande zawe, ushaka kuzabona ibintu bitoroshye. I prefer ko yakina defense a 4 kugira ngo bimworohere kuzibira neza na mediani function idafite tasks zo kuzagisubira inyuma cyane. Kuko niba babane baragije abakinnyi bebeza kuko afite abawinga beza bakamufashe kuri izi matches international. Reba nko gusimbura kwa nuza kwa Azizi Basane mwaretse nk'abari mbajyana kuko mu gice cya kabiri amaze guhindura uburyo bw'imikinire akajya kuri 4-3-3 hamaze kwinjira Bed, hari Bagayogo, mbere yaho gato hari hinjiye Basane muri defense afite Rushema, Kabange, Fabu na Serumogo yamaze kubarinya neza. Mu by'ukuri nanone hagati mu kibuga nyine afitemo Richard, Abed na Magruare. Twahise tubona agapira kari kugenda nkuko twabibonye mbere yakinaga muhangayiko kuko mbere mu gice cya mbere Kiyovu Sport yaramwatatse pe nuko itari ifite rutayizamu ku nota 24 ikipe ya Kiyovu Sport. Uyu mujama Sinje wenyine ari kumwe na Paveri yamaze no kumwemerera ko atera, yitwa Moses Sinja Kongomani Paveri yakuyemo 1-on-1 nyinshi bari kumwe nawe abaganura mu mukino. Ariko ngira ngo wenda icyo Rotifingiye amaze kugaragaza, amaze kwereka abantu ko yatsinda ari gukina system y'aba defenseurs 3, ariko kugira ngo akwemeze ko nabane yayikina akanatsinda nabyo arabihindura. Kubera ko iyi ni inshuro ya 2 akinya 3 mu gice cya mbere, icya kabiri agakina 4. Buryo amugira inama nko kuri Singida ko yabikina ubwo bizaterwa wenda n'uburyo azaba yapanze. Ariko ngiye cyo namushimira, ntabwo agitsimbaraye cyane kuko nakinnye 3 nta kindi cyaba. Nuvuga kuri Vipers icyo cya mbere akinye 3, icya kabiri yarahinduye akinye 4. None afite ukuntu yinjiramo neza kubera ko abafite Cindy Paul Jezi amuvanamo agahita ajyana Fabrice. Uyu mwana uri seriye cyane kabisa, n'umuhanga cyane bafashije. Ntidusoze tutavuze ikipe ya Kiyovu Sport. Kiyovu Sport mbere twavugaga ngo yagiye ku isoko